Shunga ambwira rero ngo bimeze bite igihe nayo ndi kubwira nabyumva cyane ntabwo reka nkubwira ntabwo ndi kubikurura neza pe ahubwo mati bwira tambye ngo nibyo biri kugutinza ngo utari bugiye ku kazi ibintu byashyushye nagombye kukurindira ngo baze bisoze waza mva stories ziyacunda ye mva kamubwire ubu nonaha mbaza ati nona yabwira umve ngo ibaze ko neza nakurindiriye ngo nze yino zimbwire nka bikarangira nyine ngutanze kuryama ariko umve ngo waje ndavuga ati se mukangure umbwire birancana mva n'ubu ngubu so nuko nambaye sinje kugenda aho byashyushye mva ntabwo nawe nonaha ko sinjya ngo menyere mva mbere byose ngiye kumusita umusitari cyane ukuri ntabwo njya nkumenyera kandi se nujya kuba umusitari wa Gisendo hafi mva ngiye kujya nyine movie nanjye kujya gukora casting ya movie ugiye gukora casting pucho none se like murahurira hehe casting murayikorera hehe kuko ntabwo iwe mva office yabiba mu rugo niho hano tuje kujya kuyikorera office ba mu rugo ya none se ko numva udashyushye ntabwo nyine nagari urumva riga casting tumenyereye ko like bakodesha ahantu hanini koze haribwo nawe nyine ugiye kuyikora ubwo sinzi impamvu babisimbizi njye nuko nzi ko bambwiye ku ruhare rwanjye nta bandi uzi bari bukore casting niwe wenyine njye namenye ibyanjye sonze se abonye byuzi nasigaye afite amara nakubwiye ko uyu mwaka n'uwanjye uraza kubica kabisa bae noneho umve ngo wa mutipe bya biceri ejo yarabinkubise ubu umeze neza ku mafaranga oya buretse nahise niyongoza manuka na byabyana tubanza kujya kubyina niyo mpamvu natashye ninzi ubu ndi kumva gahanga uva hejuru cyane biri kunyishima hejuru nyine tu agenda wese rero ntabwo maze iminsi umeze neza ese ugira ngo simba nkumva asumbona hese mba ndi ahanga wongera kwishima n'ibyo ukansiga ahanga ariko siko nawe natashye ngo dukweto tw'umukobwa ku cyumba cyawe wamureze kandi usigaye uryo we umukozi man umukozi waje umukozi waje ukora amasuku wamubere ukora amasuku umukozi ukora amasuku asiga ibigwi inkweto asiga inkweto ku cyumba cyawe kinjira n'inkweto zawe zihari nuko utaruhari nuko utarana nabona kuri bize kaza bize kwasipa ubu kandi ngiye nzanye ibyaha rwa rw'amabune ejo undi ntago naje nketa hari icyo nagukore hari icyo wanshinje ayo mope none se ubwo uri mu yaye ahumva ngo bwira so ufite ibiceri wakuraye bakuye message ndayibonye ufite amafaranga asigaye guys usko na turasa nsigaranye imana oya kibazo harakana kagiye kuzanga yes ndakabwiye yuko ngomba kuguha akazi ngomba kuza hino mu rugo kuri za gahunda zawe yambaye bazira bigaca kameze neza ndakwereka kameze fresh na kase ni gashya se bombo clad nadi mari kameze neza karongi wakabonye se ari kuzana byende bya by'ubugugu no babiri imbabarira ndagusabye ariko nicyo nshaka sabi Cedric wabonye uzanye cyana cyawe ndabanza ngakureka sibyo ategereza gukora iki ndabura ngabona kuza sibyo shari rumva witonde cyane abatari iby'ubu ngubu by'aba basore bo muri iyi minsi ujya gukorana nawe bakagusaba ruswa y'igitsina ahubwo nonduka nabi ntabwo birenze kuko umuntu wabandangiye ni umushuti wanjye kandi arabizi ko ntabwo ibyo bintu yabinkora ntabwo yabinkora kandi ikindi urabizi umuntu uramwizeye ndamwizeye kandi nanjye ibyo binagiye impamvu yo kugira ngo bibeho ntabwo nabikora Shamana yanjye ntabwo ari ibintu byumvikana ariko urumva ngomba kugira impungenge ese wabyishimiye wowe oya ngende byishimira mbonye ejo umbwira ati ibintu byaciye ubu ngo byaciyemo n'ubundi upfa kwizera umuntu gutyo ngo ugiye kumureba iwabo ngo muri ukoreye casting anyways okay nta kibazo amahirwe masa gusa nyine nugerayo nyine share me your location on WhatsApp then nyine ntawamenya kugira ngo rego unagize n'icyo kibazo namenya aho ngubariza umva akazi keza mwana w'ama courage and ndabikora success ubitsinze ukore neza uzanyizwa ni nanjye rero hari ikintu ukunda kugira cyo gutangira kuzana wicisha imbere y'umuryango narabisoza kamansoze gahunda zanjye nisoza ase wagire kayo magambo mani oya nibyo byo vuga se sibyo oya ngiyewe ikintu magira oya ntabwo uri gukwimisha mani
nta kibazo wowe uzi aha kaze ndabona ko arameze neza kuri gwede n'ikirenge kikameze fresh mu nda zero nawe rutoze numva muti uraza kuba wiyumvira we neza ko buri hafi waretse n'abanze ariko ayiboke waretse n'abandi oya erega mani uri director mani ufite utwana twinshi tuba tuje ngo dushyire muri filime n'ibiki byose ariko ngiye urabona badahanga numiwe ntabwo natuma ntabwo byo kubanza byo ntabwo wabitswe nyine rukunyira kuganira ntabwo byakunda nze kubanza nabuze gukurikiraho sure ndakurabura kandi baje aramusaje hangaze kandi twavuganaga agahita abona imisebo gupasa yahita bikeka bigahita bipfa bakigana ngiye banze nzikine nimara kubikurikirana ito mwamagara bitugwamo niyo shyira fone hafi mani uko aramutse aguhamagaye akakubura ntahita ndwara kanseri karimo karasa mwana ndako abona kari sawa karisa n'ino foto yako gahagaze hano kabisa naravuze ati mbega umuhungu oya ni ukuri kw'Imana reka nkubwire niko njyewe naribazaga se kuki abahungu bameze kuriya nyuma maze kubona imiterere nahise numva umva niko bamera kandi nta kintu gishasha kiba kirimo uragiye yego kuse rero mwana wa mama nawe nimwe mwiteze ibibazo ugiye kugenda wambaye gutyo twese gutyo urabona hari ibirenze nimwe ubu nk'umugabo akugirira irari mu by'ukuri ni wowe waba ari ikibazo cyane waba uri ikibazo yego ko umwana njye nambaye nka gutya cyane mbaye nk'aya mapantaro ese ibintu ngiye gukora wajya ureba nyine ariko basi turi kuvuga ku kibazo cy'abagabo uragenda wambaye gutyo umusore wese uri kubona cyangwa ngo wese uri bukubone ntabwo ari wowe umutera ikibazo wagiye ukambara nk'ipantaro cyangwa ukambara ikanzu ndende ko wambabariye rimwe dawu nambure gutyo reba rino zuba ari ukuntu rimeze wajya umenya ko turi muri samuhondo urabona nambaye nk'abasirimu bundi rimwe dawu nambure nk'ipantaro se sama izi samamingi amuretse se akambara uko ashaka ya simbona ari guseburiza imihanda se ntabwo uzi ibintu ngiyemo nyine ndabyumva ariko erega ujya umenya abantu hano hanze barahindutse mwana w'umuntu shaka uriye ko n'amasaha ari kugenda nta kibazo basi ntukagore ubuzima mbatiyane ifite inyota abandi basi akazi keza success warabizi ndakongera riraba ryaka sawa akazi keza wagize sha Hello. Yes. Oui. Sorry nendaga kubwira ko nahageze. Wahageze? Yeah. Okay. Wageze neza ku gipangu? Yego niwo ndi nari pe. Okay, sawa nje kanze murebe. Sawa mwakoze. Sawa. Yego. Sure. Okay. Mvubu ndahageze ngeze kuri gate yabo. Umve ko noneho ndakana keza sinkubwiye. Ngaho nyine. Ariko mbere byose umva unsengere. Uburyo mwashaka muragwa byumva. Sibyo? Ndagusengera sheri wanjye ndagusengera pe. Ariko mbere y'ibindi byose banze utunyohereza location sibyo? None ngo nyumva byandi byo kutizera. Cyanyoherereza kushuri. Aza kwiguhereza nta kibazo reka nze nyiguhereza ariko nyine wibuke kunsengera mva kazi ndagashaka hasi no hejuru bana kanjye. Okay, nta kibazo. Mva sawa ndumva je gukingura. Hakeka rero namuka.
namukira. Oh, uragize izi kuri cyari biteguye Tayari cyane. bikoze neza Merci. okay yes karibu rero okay chama cyo ukorera ku gihe rwose kwanza uzavamo umukozi mwiza rwose Baravuga ngo ushaka inka ryama nayo. ariko ni byiza harya ujya unyibutse ku izina ryawe siko nuriranshanga cyane wambwiye nitwa Pucuri. Pucuri okay Pucuri rwose by the way ikintu cya mbere ntunze nyikubona ruku yawe rwose ubona ko ruku yawe hari ikintu yakora muri sinema y'Rwanda rwose cyane cyane ko kandi ukeneye umuntu nkawe niyo wabura kugira ngo projet rwose itangire nakubonye ku mafoto ndavuga ni ese buryo urabizi ko amafoto rimwe na rimwe abeshya cyane ese ni iki cyatuma tutihurira ngo tunabonane mumenye ngo witwara ute ese buri ko umuntu yakina filime binagaragarira niyo muganira bisanzwe none ubonye bihura se cyangwa yakabona ukabeshya Pucuri birahura ariko nyine numva mba nyireba gisuzuma kugira ngo ndebe ko ibintu byose ari très bien byuzuye nyine byujuje ibisabwa ndakeka biruze kugenda neza humura ushyira umutima hamwe ibintu byose ubwo tuvugana biri mu biganza byawe kereka hajemo ibintu nyine byo kubona ko ujenjetse oya pe by'akazi ndagashaka akazi cy'ibindi byose humura hanyuma se Pucuri yes ariko twavuze mu bigo no kwakira twakiriza iki oya nta mpamvu ibyo kunywa pe ahubwo twatangira ahubwo nta kintu ushaka tukwakiriza rega nubwo uje muri interview ariko wageze no mu rugo ndumva atari ngombwa bitaza mbere nyine ndumva atari ngombwa okay ufite umutima wo gukunda akazi rwose ntabwo abantu bababwiye ko ari ahantu ugiye kandi uruvura ngo rero wandubwira bihurire no mu bintu rero tugenderaho tureba ese telefone mugire mu kazi telefone bimeze ite cyangwa se nta kibazo ni akantu mba nkukeweho gatoya rero twagenda tukajya gutangira tukareba ibyo ari byo nta kibazo ndi tayari uri tayari oya twagenda rwose tugatangira hanyuma rero ubwo twagenda bazaguruke ndebe twajya mu minsi indukira gato indukira kibazo urayikina ko uzayikina ariko kandi iki niwe ugiye kubwira icyo cy'ingenzi ibintu byose bisaba kwihangana kandi ukirinda kwereka abakoresha bawe ko ushobora kuba wanena ukaneneka mu kazi oya ibyo ntabwo uragaragara nk'umuntu utagora oya nta kibazo kunza nyara mu cyumba se none se uzirana n'ibyo mbona buryo uryamye wanyu n'ibihaba humura mba rero mubwiye tutarinze duca hirya no hino
usibye ko nabyo ni nk'akazi rwose. Reka tubanze tugire uko twigenza kandi byabaye. Ntekereza ko usibye no kuba acteur gusa muri ino filime tugiye gukora, waba n'umuyobozi w'abandi. Nyine twigenza iki? Twigenza iki? Yego. Ese Pucu ufite imyaka ingahe? Njye ntabwo meze nk'abari abakobwa bose. Uri kumva? Nimba ari ibyo ngibyo, shaka sikayi wakagumana nataha. Ariko reka njye ntabwo ari gutyo meze. Reka mubaze ikibazo cye. Iki? Ndabizi neza ko uruvango ntabwo umeze nk'abari abakobwa. Ese hari n'umwe mwahuye? Hari n'umugeze muhura asohoka aha ngaha winjira? Ibyo ntabwo mbizi se nyine no kumenya. Gusa nimba ari cyo ngicyo mwindagira kumerera akazi kanyu mukagumana. Kwanza reka na Yes, uba mubaze ikibazo cye. Iki? Ubu se aho tuvuga kuri isugi? Niyo natabaye ariko ntabwo najya kuryamanira hejuru y'akazi. None se abo wahaye baguhaye? Niba hari icyo bakumariye kucyuje kuza. Wasanze se abo bandi? Oya. Njye nabikubwiye ati njye simeze nk'abo bandi. Mbese uri isugi? Kuvuga. Si ngombwa ngaye hagurekana n'igendere imba ari ibyo byakoze. Kugenda byuragenda. Iki se? Nta mpamvu yo no kuganira no mu cyumba. Kwanza tugiye no muri sale. Ubu se bite? Urabona n'ukuntu akazuma aba yashije kwanza mu cyumba. Ese si filime? Filime? Hari filime se ni filime n'ibijya bibamo kugira ngo ndebe ko barabasha kubyagitinga. Kamera ziriye. Wowe muri make ugiye kunshekinga? None se kandi ugiye uzaba akazi ni kamera. Umva. Aburetse mu. Vaho nigende. Baburetse ibyo kugenda byo ubiretse. Bitewe n'umwanya mazangaha n'ukuntu waje wambaye rwose. Ngabureba ukuntu waje wambaye. Ubu bwose tuvugana nafembewe. Turi muri sarambwira ngo neze neza nambaye neza. None se nyine nabeshyaga. Kumbi byarirari. Nta kindi casting ni mu cyumba, kamera iri hehe? Akazi kawe kuje gukora isuzuma, kamera zo zaguha akazi. Ntabwo mu rugo njya mburara burya. Mbese ngiye kukubwira. Nabikubwiye ati njye narukanye n'abara bose. Vonici. Winkoraho. Winkoraho mva. Mvaho. Ubu ufite imbaraga. Reka nicire. Ufite imbaraga nyinshi. Mvaho. Icireho nta kibazo. Yatari bana. Personal. Aho gusoma babwiye ko kavuza nk'induru Isugi ya Yesu asha. Umusaza nawe ukakundi babaza kwigira marisi n'ubizi. Namvaga ahubwo Nyarutsa vu. Ni ku minota. Nimba numva byanapfuyemo mani buriyo bintu bitinze biranapfa. Numva byanapfuyemo. Yewe nuko numvise sound wari urimo kusohora n'iki byose. Cyangwa umva bagize uwo nguko ntacyo bageza gukora ibyo cyane. Happy man. Okay, nari biroroshye. Ariko ubundi ntagomba caka ibintu ndakeka mu bwenge mbari itahe nacyo. Cyangwa sofa. Kande ko meza. Bamuzi. Sharo, mwana ndio biko turimo guhumeka mwana. Marusukura mbibasha ko yapfuye bro.
kandi warasaze. Nukuri ko Imana ntabwo irimo guhumeka. Ako nzajya guhugura no gusuzuma abantu bahumeka n'abadahumeka. Tuvuge ko ntazi kureba. Aguye gacuho ari guhumeka ye. Ugenda usubira ujye kureba. Oya Mana reka ibyo ngibyo Mana ibintu ndikubwira biri serious. Ngwino turi. Mana nukuri ko Imana Mana ntabwo ari guhumeka. Ndikubwira muri fatira akayaga mukayacura no kongera nawe wamenye. Boro irimo gukina nabyo Mana ibintu bya data. Kandi kabigina ko karimo guhumeka Mana nukuri ko Imana. Cyaro ngwino mbabara uzurebe Mana. Cedric. Reka ibyo ngibyo Mana banza utuze. Ntago ari uko bikora. Umva ubwire. Ntago ari uko bikora. Ndeba maso urana n'ikigori kitazi kureba umuntu muzima n'apfuye. Mbabara ngwino mwere mukanyisha kubona ukabona polisi igeze aha bro. Ihamagawe nande? Waretse ibyo biboro Mana. Ariko umuntu musiza ahumeka sinziriye igihe kuba kapfuye gute. Cyaje ryo kureba mwanzi. Nawe ninde uvuye yose. Nitugenda tugasanga ari cyahumeka. Ntabwo urabukigiye. Banza uhite ntabwo urabukigiye. Uvuze ko byasa gasubira. Apfa. Basi hari abantu bapfa buri weekend. Sharo nukuri ko Imana ishobora byose ubu yapfuye. Man ngwino rebe. Nukuri ko Imana ntabwo ari black man ibindi ndimo kubwira ndabizi. Baburuze umuri ngwino man reka black. Ngwino sharo. Gama ngwino rebe nukuri ko Imana. Urabona arimo kureba. Urabona arimo kuvuga urabona arimo ari guhumeka. Uyu mbebe yapfuye. Cyangwa kubyikoresha. Uyu mbebe ma. Irebe iminota byonyine tumaze turi muri ibi ngibi. Namukoze numva atarimo guhumeka. Uyu mbebe yarangiye. Kandi shamwe nakubujije Mana, nakubujije no kuri kw'Imana. Nakubwiye bira binini Mana, bira boro ntabwo ari ngombwa kubikoresha. Ese uyu mukanya polisi irabije. Itonde. Oya nabyo kwitonda sharo nabyo. Nusimurije ungiye banjane. Bakugenda ari kuba kujyana he watuje. Bamukoze iki? Ntabwo se umushe kubwira abaturanyi. Ngo oya ntabwo. Kuvuze kidasanzwe kandi mukora ikintu kidasanzwe. Ese uyu muntu udahumeka. Kandi sharo mba nakubujije Mana ibintu byose ubikora mba nakubujije bro. Ujya kunywa za via ziki kwera. Turafatanya. Ni wowe mwishe bro, ni wowe mwishe babarira. Watagira n'umuntu uzanga na polisi itazanga ukavuga ngo ngiye nari imbirimo. Ni nana byanze kuza amanga. Cedric utajya kwigirisha ukuri. Nese ubu turabikora gute? Usuye umuntu aravanga dusanzwe dufatanya. Ibi kibazo kivuye zo dufatanya. Ni panika. Umuntu nica ngo nze kukubwira ngo uze dufatanye. Nese ubu tuvuge ko namwishe mbishaka. Ubwo rero abaga bifasha. Nabyo kubaga nifasha. Ndabaga umfashe. Mani ndabaga umfashe. Wicara kujya kunyi. Walawi Mana ukuri kw'Imana Mana ndebera no kuri kw'Imana cyaro. Mani ibigorye ntabwo bimenyere mbabara ngendigendeye. Cedric ntabyo kugenda. Sibyo panika wituze. Oya Mana ntabyo gutuza bro, ntabyo gutuza no kuri kw'Imana. Uyu muntu aradukora. Mukanya polisi arabigeze hanga. Ntumenye ukuntu bigenze bro. Marike de nabirose sinzi impamvu ni ikintu kiba kikambuza. Reba waba arimo kumuhamagara. Sharo Man mbabara ushaka ukuntu ibi bintu tubigenze ko nje simenyereye situation nk'izi ngizi ntabwo ibi bintu. Gusa nyine ariko guparika utume nanjye ureke nanjye nicereze. Tuzi se nkora iki? Ntuze gusakuza kwebera kimuri iki? Ntuze nkora iki? Nese gusakuza kwebera kimuri iki? Wedirega. Tubuza wiparika. Oya wisohoka hangaha. Nese uragiye ugende gute? Iyo turi gufatanya uba wishimye. Ntabyo mfatanya nawe. Ubu isakuza gusanze wenda bigenze gutya. Ntabwo ugiye kujyaho. Ugiye kujyaho nagiye. Niba uko nagiye. Reba iwabo turabakizwa n'iki ko ari guhamagara batarimo kurekera. Kasho narakubwiye Mana bira ibigoro by'amaviyagara ntabwo ari ibintu Mana by'abantu bazima. Uraza amasanga ukicunda ku mwana reba ukuntu mugize no kuri kw'Imana. Umwana ntaje mu kanya ameze neza. Nta n'isaha iciye. Yararwaye asima. Asima ze wazimupimira doctor. Shabureka gupanika bana. Wamukoze iki? Reka gupanika. Reka gupanika tuwaze dukora ibintu neza mu buryo. Nupanika kandi gapanika birazikuragira gute? Watuje. Manza itabi wabo. Tabiwabo se nibyo bamagaye. Manzi utaye bababwira icyo ukora umukobwa wawe umuntu mukuru. Nibasozi ivutse uri kumwe na genge yawe. Ushaka kwerekana kuzi kugura cyane ko ntabwo dushama baba. Uzajya wica abantu rero baze babindyoze. Nishibangaye. Kari n'impanuka ibibaye mu kazi. Nese uvuyanga ibibaye mu kazi. Undi umbwiye ngo nzahanga utabibonye ko atari guhumeka. Cyangwa karaga. Hanyuma se kabarenje ukora gukora icyaha. Karagatego rushaka kunega se kugira ngo tubibane. Oya giye musiza ngo ari musiri. Ako se mbona iki katari wo muniza aho. Ako se muniga. Ubu se muhuye ubu iminota ingahe mvuye hariya. Ubu se muhuye. Mbabarira Mana. Njya musiza ari guhumeka. Ari nanshimira ngo urakoze. Ntabya urakoze. Ari nanshimira ngo urakoze. None se ari gutega ariko nasanga umuntu
amaje gushira mu mwuka aragushimiye cyangwa aragusezeye yaranshimiye ahambwa ngo ati murakoze ariko yinjije kubwira ubwo yagushimira ko umaze kumwica nyine turakoze kunyica no kumemukira mbabarira sano kuri kwimana Cedric oya Cedric bipolika tuza ure kutugeze Kigingi! Wa Kigingi! Wa Kigingi wazanye uwo mutwe wawe umeze nk'idebe yanga kumva. Uyu mwe gwamagaye kangaguriye. Karakunaniye? Bose niba umuntu aguhamagara impaka uzanye n'ibyuma n'ibiki byose. ushaka kugera Ushyira mu ngamba. Ujye uza kumva umuntu akubwiye. ujuze Akubwiye ngo ukoresha ababyara bawe umuntu ukora ushaka kubaha akazi waze mu mujyi. Ibi ni ibiki? icyo wakizana gucyerekeza Umva nkubwire. Twe turagiye. Sibyo? Hari ahantu tugiye uteka inyama uteke bana izi nka izi nkoko izi hene zose zivamo. Bose inyama izo zose Nimbazi by'inyama zose. Nibyo mu mafaranga naya aho guteka n'izi nkoko uteke man uzi ndashaka urafate n'amafi ndashaka guteka ari hejuru muri firigo uyotse tugire inkoko gusa ndakohereza amafaranga ujye kugura inyama byose ubikore kandi no ukora amasukura hose basa neza nta kibazo sibyo ubiryo ubikorera uzumu bose ubizi se umva muragaruka ibyo birakureba kandi ubwire ndabona uribuze kuza gukura ibibazo kumbwira mutuza turi muri situation imeze gutyo ushaka ngingo ubu ngubu ibintu byose bimeze neza bimeze neza nta muhanaguye nta rukoro baramutse banamucekinze nta biganza byacu bamubonaho nabyo banamusanga ayo ni amabura akindi mwana nabyo mabura akindi ariko nyamanire iyo umuntu yapfa aba yapfuye ese uri kumbwira ngo nintuze numve ko ibintu byose byarangira ukunde mu mutima kandi umuntu uzi ko yapfiriye mu nzu wacu uko byemeze kose biraza kutugira samesi yawe ngo muzure nibuze ko utamuzura rero tuza ukurikiza imipango yanjye sibyo ibyo byo gupanika utangiye gupanika humura genda managuye ibintu byose byarangiye nubwo umva mubwire ibintu byose biragiye kuri Kigingi sha ese ari mu cyumba cye reka mubwire sha aho reka mubwire twavuga yuko baramutse banatubajije ko tutazigiye hagereye ko tunamuzi kandi ubwa mbere tunamubonye ese nta makamera ba muri karitse ku buryo babona bacekinga bakareba ko yinjiye mu gipangu yinjiye mu gipangu nyine ko biri kose basanze umurambo hano umuntu ko biri kose afite ukuntu yahageze tuvuga ko ari Kigingi wamuzanye Jubineke ngewe mani ngewe bino biboro ngewe urimo kunshyiramo ndumva nahise ubwo urambwira ngo ngewe yambabarira ahubwo ngerekane isubire mu nzu ndumva naho nishaka kujya ntabwo nshaka ko polisi izaza kumpigisha uruhindu ngiye gusigara aha ngaha nibaza mbabwira ukuntu ibintu byose byagenze njye ntabwo ndi bubashe kuza kwirengera amafuti yawe wowe wagiye kunywa ibinini ujya gukora amarorero gukora ibidakorwa ku mwana w'abandi w'umukobwa none uragira ngo ngewe mbiryozwe mwese ubwo uragira ngo ngewe mbigenze gute ntabwo najya kwishyura ngewe ibintu ntakoze ntabwo bikunda ariko reka nkubaze ikibazo kimwe urubuhe bwoko bw'igicu kandi ibyo nzi bihinduka uri cyo mu majyepfo uri cyo mu majyaruguru ntabwo tubaje gupanga ibintu byose uko ushaka ariko ngewe ibintu ngewe rwose ushaka kunshyiramo ntabwo uvuye ngo ubwire wejurije ibintu bisanzwe tubikorana urabizi ariko ubu ngubu wabikoze wenyine ibyo dukorana bigenda neza ndagerageza nkitwararika ubu rero wagiye ngeze mu rukiko ariko ngeze mu rukiko rero bitewe nagushinja niba bihakana se bashingiye ku banshinja se nge nigeze uko ubizi nge nigeze ninjira muri kiriya cyumba umukobwa ari muzi kandi wari udufatiye amaguru si wari udufatiye amaguru ntabwo nafashe aya maguru se twari turi kubidufatanyije iyo mikino ushaka kuzana yihurire ntabyo nafatanyije nawe uriya mukobwa wamwishe wenyine polisi nizanye ndayisobanura ukuntu wishe umuntu tutari kumwe wishaka ko ngiye ngo nushake mu rukiko uzabinshinjire no bazarebe niba ngiye narigeze mukora reka nkubwire nubwo nakemera ko ari njye wabikoze kubera ko ubu ngubu nta kimenyetso na kimwe bifite kigaragaza yuko uriya mukobwa ari njye wamuzanye aha cyane cyane ko ubu ngubu bigiye binanditswe ko ndi no mu kazi abakozi banjye urabizi bari gushutinga none se ubwo ntajyayo niwe wasigaye aha ngaha no ku kazi kawe uyu munsi ni off muri off yawe uriya mukobwa atari abantu bavuganye nawe nyuma bavuganye nawe nyuma ako sharo kugira ngo abantu nabo fone iri simukadi iri uzaho biri byose nshatse ubu ngubu nabikwegekaho bikakubera nk'igisyo cya kintu cyazaguturikana
ukazicuza umaze nk'imyaka 40 niyo nibiri muri gereza ukicuza impamvu utemeko reka dutange ikigingi n'iki kigingi se amaze iki wajya umenya ubwenge we ese birakora cyangwa tugenda biraza gukora idakora se buzgo n'iki ariko rero ubu ushaka kwica ibintu byose ibimenyetso ntabisibangatanyije urumva nta n'uwamenye ko ari ngiye ahubwo niwe ushaka kuzana ibintu ntazi byari byo rwose shaka tugende shaka ndumva bino bintu nuko bigiye bitandukanye nuko kandi njya mubwira ibintu kumva nta mablan ibintu nuko birakora shaka tugende mwana kandi ndabona nta bwenge ugira Ndashaka murumuna wanjye waje hano. Sister biteze. Ndashaka murumuna wanjye waje hano. Inde? Ndashaka murumuna wanjye waje hano. Sister hano usanzwe waze se? Kwamenya si ngombwa. Icyo nshaka ni murumuna wanjye waje ko ndabizi neza ko ahari. Ijana kushira ndabizi neza ko murumuna wanjye ari muri inzu yawe. Ahubwo ari he? Sister nakubeshye njye hano n'abandi tubana nabahari kabisa. Ahubwo abahungu bandi mubana bari. Niba uri murambira murumuna wanjye nawe uhari. Sister ariko ninjye usanze hano nta mukobwa wundi uhabaye. Ngo naki? Sister nta mukobwa uba hano ahubwo warebera hano mu baturanyi dore ko mazasa wabona ari naho ahubwo muri make sibyo urifashe ugize umusazi. Izuba ryo rihari rwose bigatumye kuvanga ubwo tuzana abakobwa. Story yungu nsanze yinjiye hano ahubwo bari gushaka murumuna. Gushaka murumuna we. Umva. Njye hano naje gushaka murumuna wanjye. Murumuna wawe. Yamaye location ko ari hano muri iyi nzu. Ahubwo murumuna wanjye ari. Uwo mukobwa uramuzi? Umukobwa ugeze za hano namubwiye ko ashobora kuba wenda ari hano kwa Paul. Yamaye live location. Irimo iranyereka ko ari he? Kari. Ko turebe nyereka turebe location. Murumuna wanjye ari he? Reka location ntabwo uziko zishobora kugushuka se gusa gatari nahano. Ndibera ryo kwavumiriye wasaga ari hari. Cyo namubwira. Uwo mukobwa ntabwo yigeze. Usitari kwavumiriye. Aho hirya niho baba abakobwa badashobora usanga kuri abakobwa bagenzi. Usiko umukobwa yaje kuri iki. Yaje kuri abakobwa bagenzi be. Yambwiye ko yaje kureba ngo umuntu ugiye kumuha akazi kandi ninde ni umusore. Uri mwese hano murumuna wanjye ari. Ese muri karitsiye niko basore bonyine baje. Ngewe nta mukobwa. Wa mukobwa wigabanya amahane. Nge nta mukobwa nigeze. Dani. Aho twaviriye hanga umukobwa ugeze unazanga. Okay. N'uyunguyu. Mumbwiye. Kwavumiriye. Okay reka ngeyo. Nintamubona. Nge nta mukobwa nzi nta n'umukobwa nigeze mbona. Wa mukobwa ntabwo twiriwe hano tuvuye mu kazi ahubwo turananiwe. Hangana Dani kwavumiriye kandi umuntu mugura ajya ataka. Nta n'umukobwa ugikunda kuza. Dani. Hanyuma atunganyije ibyo twari twavuganye. Bose nabisoje. Okay. Nabisoje. Telefone yakisoneye hano. Kuki? Telefone yakisoneye mo hano muri iyi nzu yanyu. None uri kumbwira ngo ngagari mu gari he gari. Ngero hamagare. Ntabwo ranga isoneye. Zuye yashobora ko phone yabisigize. Phone twumvise. Kandi mwabasore muri kambabwire. Ibintu murimo murishiramo ntago mubizi. Telefone ya murumuna wanjye isoneye hano muri iyi nzu. Ahubwo ari hehe? Amukobwa murumuna ntabwo uko biri kose akaba ari umuntu mukuru kuzi ntabwo tumushinzwe rwose. Turi abantu tugira business tuba turimo tugira ibyo twiruka. Za business ntago zindewe zo business zanyu ahubwo mwinjizemo murumuna wanjye nzenye kumenya. Murumuna wese twahurira he nawe koko? Twahurira he nawe? Ko mwabasore. Murumuna wanjye ari hehe? Nakwingoje Ye muhungu murumuna wanjye ari he? Nge ntabwo nta mukobwa nabona. Ese yaba ari hehe koko? Phone. Urone yatari Mu cyumba cya Dani Ese mu cyumba cyanjye harimo iki? usigaye uzana abakobwa mu nzu vraiment? Bose njyewe. Koko? Njyewe ndarenga. Ucumva dusohotse. Ndashaka kureba cyane. We, cyari. Ndashaka babishyira kumenya. imbunda hasi. Wa mukobwa Babishyira imbunda hasi. Ndashaka kumenya umuntu yica umuvandimwe mwana muhoye iki. harasa umuntu wapfuye urimo. Dani ni Wapfuye urimo koko? ibikinjo. Dani wishe umuntu. Njyewe.
wa mukobwa bigeze irica bigeze irica imbunda wayikuye oya so yesu ngubu babara ndagusabye ndagira ibintu ushaka ibibazo gukoresha abantu umva mubwira jyewe ntunga imbunda ndakwingiye ukazana umukobwa hano babarira ukabona mwishe indi ubwo n'uyu mbese ubu leta tumusanze mu cyumba cye njyewe ndarengana urengana ute cyane njyewe ndi umukozi uyu nguyu ni karyasi twese amadogo wacu si ukora amasuka ngaha nta n'uwari unabizi jya tuvereka Cedric wamumbwiye ndakwiyamiye nkora udakora koko Dani ko umuntu yakorera ku maso akagira ngo uritonda sha uragira ngo inosa ko umwicanyi uraza kwica abantu umwana wabaye ugatinya umwana w'igihugu ugatinya ese ko wishe undi mwana ukaba wamugaritse ukabutuzana imbunda afande kwanza hano bakamera ubundi mwazikoreshe mukareba uwasanye hano haba iki hano dusere mu mubwire mwebwe ya kamera ahimbye kamera iyi kamera niyahimbye mushiki wanjye iyi kamera niyahimbye nta kamera ibaha ndayimwereka Dani njye se hari ubwo njya nzana abantu hano bose jimbe Nabasore yishanutse nakwerekaga byari icara ngubu ngomba guhita bimenyesha inshuti ze tugatangira tugapanga ikiriyo ikindi nkanabibwira na famiye kuko nakunda ubu noneho Ariko witwa Sharon? Iyo mazina yanjye. Wowe Cedric? Wowe witwa Cedric? niko yitwa babiri. Mwese hasi. Mwese hasi. bigenze bise safari Uzenguke. Nese wabikoze urumubonye. Hasi. Ndio murarengana ariko. Hasi. Haguruka. Ariko niho Haguruka. Ariko rero reka mubwire. ntabwo wibeshye ese nk'ugukeburaho gato ushobora kuba wibeshye. Nituje nyuma yawe. Sharon Cedric. Kuri mwari mwumvaga muncitse buriya mwumvaga mwakoresha buriya bugambo bwayo n'ubuntu. Bose subafashe. Dani, rero nawe wakoze cyane. Ikindi katwizeye ko uzadufasha gushiza bariya banyabyaha. Nzajya nzabivuga kabisa y'abantu. Kila kitu kabisa. Okay. Ihangane. Ikindi twizeye ko turaza kubona ubufasha bwawe. Nta kibazo njye ndabibemereye. Aho boss njyo anshinja ngo njye nishe umuntu ari bubi. Ziriya nkozi zibi mugomba kuza kuzishinja amafuti yazo. Cyane. Ndabizi.